5 minimum ibice bishoboka ni 20 ibyinshi bigenze neza ntavunike byaba 25 uremeranya na statement ya Shabiba. Icyambere ndabanza guha warning abadefenseri bari hano mu Rwanda mufite kongera imyitozo. Uyu mwata kagera mu Rwanda hari uburyo iyuje usanze abandi bamaze ibyumweru 2 batangiye imyitozo, hari uburyo bigusaba ko ugomba kubanza kujya ku ruhande kugira ngo ukacinge up ubanze ugere kuri level abandi bariho. Afahamu ya Rotifi ku myitozo yabanje guha ikaze Shadrack aramubwira ati ngwino banze ujye ku ruhande mbanze ndebe urwego uriho. Akabona speed abandi bagenderaho, Shadrack ameze nk'umuntu ushaka kuyikuba ahubwo. Byabaye ngombwa ko umunsi wa mbere Bing Bero yinjiye mu myitozo yahise ahabwa ikaze mu myitozo y'ikipe ya mbere. Wow, umunsi wa mbere wiwe wa mbere nta kugeragezwa nta bindi bintu. Akinjira bwa mbere mu nzove. Imyitozo iri physique bakoze yagendeye ku muvuduko umwe n'uw'abandi, hari n'abantu bari bamuri inyuma kandi bamaze ibyumweru 2 barimo bakora. Akakubwira ko we akimara kumenya amakuru y'uko aje mu Rwanda yakoze ubushakashatsi kuri Rayon Sports. Ni ikipe imeze ite, ni ikipe y'abantu bakunda iki, ariko akanabifashwamo n'umuhagarariye yamusobanuriye Rayon Sports icyo ari cyo n'iki bikeneye no gutsindira igitego Rayon Sports icyo bisobanuye. Igitego kimwe watsindira Rayon Sports manager we yamusobanuriye icyo gisobanuye gutsinda icyo gitego kimwe gusa. Nta mwitozo ntumurangira adatsinze. Karikeza yamaze gushyira ku Nyarwanda kuri YouTube ngo compilation ngo reba ibitego byiza bya Shadrack Bing Bero amaze gutsindira ikipe ya Rayon Sports. Uwo n'umukinnyi umaze icyumweru kimwe mu Rwanda utarakina umukino n'umwe uri official. WASILI iyi compilation y'ibitego Karikeza imaze kurebwa no 50 kuri YouTube, abari 50 amaze gutsinda ibitego bingahe mu myitozo. Kuki byakomeye nk'atari imyitozo amaze gutsinda ibitego nka bingahe? Hari abantu nabonye bari kuvuga ikintu gifite na logique. Bavuga bati arimo aratsinda mu myitozo. Yes, ari gutsinda mu myitozo nibyo ari gutsinda mu myitozo, ariko afite ibimenyetso bikwereka icyo arimo arategura muri iyo myitozo arimo aratsindamo. Ariko icyo mbaza aratsinda cyane, atsinda ibitego byinshi ntabwo yajya ku myitozo ari muri uyu mukinnyi cyane mu myitozo. Rega ngubwize ukuri Lorenzo, ibisi bya bintu byo gukabyira kumva ko nagabanyije nijwe nta bintu nta troll nyinshi ndimo ndashyira cyane pe. Uyu mukinnyi baganira nk'imfura ari mu bakinnyi bamanutse mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports ku buryo nshobora no guhamagara n'u Rwanda rwose rukaza kumureba. Afite amasomo menshi arimo aratanga. Uramubona uyu munsi nk'uburyo nge namubonye mu myitozo ya mbere, twamubonye turi bake ku myitozo yari ifunze. Yego, imyitozo yiwe ya mbere yatsinze igitego afashije ikipe muri build up. Ikipe yatangiriye muri ekipe B ya Rayon Sports nibwo yari akiza. Hari abakinnyi mutoza yatangiye gutegura 11 babageze kure, hanyuma yatangiriye mu ikipe B. Akiza iyo kipe B yari arimo yafashije muri build up agera aho ikipe itsinda igitego ayifashije muri build up. Turakina inde tanta remise bava mu kibuga hagati remise ahereza umupira umukinnyi uri ku ruhande witwa Asanana aramwereka ngo nshyirira baro hariya, aragenda yisanga muri box yerimina umudefenseur atsinda igitego. Unbelievable. Urebye nk'iyo walklet y'ubwayo yonyine iranyibutsa neza ukuza kwa mbere k'umuntu witwa Forunganya. Nenge guhita kubaza Forunganya yagusanze muri Rayon, waravuze pe WASILI trust me, waravuze uvuga n'ibyo hazaza. Icyumweru cya mbere cya Forunganya muri Rayon uko yaraje uravuga uvugana kasongo yihwa. Icyumweru cya mbere cya Forunganya muri Rayon ni cya Shabiba muri Rayon ugereranya gute? Ni page zisa Mango mufite undi Forunganya, arteri Forunganya, arteri ni kiratini undi Forunganya. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sports aganira n'abayobozi yabasabye ikintu kimwe: system nshaka gukina nkeneye aba striker babiri. Aba babiri bafite karite zimeze gute? Bose babe bafite urwego rw'uko bashobora kuba bamfasha muri build up. Ikintu cyumve babe ari babataka bataraba maradrua
wamwata kuhagarara muri box gusa ngo ategereze barize kumugeraho abone gutsinda oya njye nkeneye wamwataka uri buze guhagarara mu kibuga hagati ku buryo contre attaque ashobora kuyubakana n'abandi bakinnyi batatu bakagendana igitego kikaba cyaboneka nawe bimuturutseho ibyo foru nganye yarabikoze abantu baze kwitegereza igitego cyo kuri viziyo baze kwitegereza igitego Rayon Sports yatsinze ikipe ya Kiyovu baze kwitegereza afite ibitego bigera nko muri 5 yatsinze afashe ikipe muri build up Rayon Sports byayifashe umwanya munini kugira ngo hari n'abataka bishwe dufite ku meza mwarabyumvishe Rayon Sports yagiye mu biganiro n'umwataka wo muri Uganda witwa Ivan Ahambisibwe twarebye dusanga iyo karita atayujuje hari abataka benshi baganiriye n'ikipe ya Rayon Sports ariko byageze kuri level y'uko ikipe ya Rayon Sports yemera guspendinga ibihumbi 30 by'idolari nubwo mbere Rayon Sports iguze umukinnyi uhenze kuva yitwayo ibihumbi 30 by'idolari ravuga ngo turahebye kugira ngo tunyure umutima wa Fahami ya Rotifi niwo bariyo tubanze tuwunyure ninjiye kuri WASILI rero ntabwo ari wakamugezeho WASILI buruhutse aho narindi kuri Lorenzo reka twumve na Cumi Imana utava muri studio Matisi ko abayanditse wandetse nkivugira wajya ureka nkivugira kweli nari imbaraga zawe uko zibana kandi muzanira amazi rero niba naruhutse reka Matisi WASILI uvuga ngo hano uhagarariye abafana ba Rayon Sports bose ubundi WASILI mufata gute nta bintu ababeshya like ibintu byose bavuze mwamumva ari byo reka niherengeye ku giti cyanjye mubabeshye nge sindimo kuko ibyinshi ibyo avuga ibyo akora akenshi mba mbireba abantu bavuga ko yababeshye reka nshyire akadomo nagaba nawe uremeza ko nabizi kure imyitozo mufite utahiza muri ku rwego rwa foro nganye wundi mwazanye mu Rwanda ahubwo ngewe ndabivuga bitandukanye n'ibiki uyu mwataka imyitozo y'itatu ndayirebye narayibonye yego ari hejuru gato ya Faringanya kubera iki ni ukuvuga ngo match ebyiri akinnye ni ukuvuga ko akunda abakinnyi baba no gukora deka bamara kwikora deka umutoza agahita amukura muri ekipe imwe akamushyira mu yindi ekipe zombi A na B aratsinda wow nejo niba mwarabibonye barimo gukora yaravuze igitego cya build up match ejo aka match bakinyemo gatoya n'umupira bamutereye baro ndende yari ivuye ku mudefenseur Fabrice irenga abadefenseur arayirukanka nayijyana mu mpande arubaka umupira ugaruramo hagati agarukamo hagati isubira kwa Serumogo ayikata centre akora pere yayo nanone wow ayitsinda free abadefenseur bataramenya niba abari ibintu bari kubyumva sibyo n'umwataka twaherukaga ngendeka mu bwizi ko n'umupira w'Iburayi naheruka kubona umwataka ushobora gukora igitego apana abafinish gukora igitego agaza kugishaka hagati akubaka umukino mpaka agezaho afinishing nabirukaga kera wow nabirukaga kera reka mbafashe gutya reka kubanga by'imana tuzamurira umutoza famille ya Lotfi boss wacu abanza duhe isura y'ikipe Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça fait à peu près 2 semaines, c'est maintenant 2 semaines à peu près. Pour ndashimira Imana n'ibyumweru bibiri bishize dukora imyitozo turimo kwitegura rero iminsi irimo kwihuta umunsi ku munsi twatangiriye ku muvuduko muke gusa ubu tumaze kugira abakinnyi bake gusa nizeye ko tuzagira kwitegura byuzuye 100%. gusa ubu ndashima Imana dukeneye abakinnyi bakeya kandi nizeye ko kuwa mbere tuzatangira gukora neza yego hari abakinnyi bagomba kuza hari n'abandi bakinnyi babiri bazaza hari abakinnyi bakina neza bazaza hari abanyamahanga babiri bazaza ndetse n'abandi banyarwanda bazaza niho tuzakoresha muri uyu mwaka w'imikino abo bakinnyi babiri bazaza abanyamahanga reka tubagira ibanga ndetse n'aho bazakina gusa icyo nzi cyo nuko tuzasinyisha abandi bakinnyi babiri b'abanyamahanga kuko ubu turacyari mu biganiro rero ibintu byose biracyari mu ibanga ubu muri Rayon Sports turimo kugura abakinnyi bagize umwaka mwiza kuko narebye Rayon Sports uyu mwaka washize narebye aho yagize intege nke nakoranye n'abayobozi tureba iki kipe ikeneye rero ndahamya ko twabonye abakinnyi beza bo gutangira uyu mwaka dufite intego zacu zo kugera mu matsinda ya CAF Confederation Cup kandi twizeye ko tuzagera mu matsinda inshallah. Et quand vous avez notre objectif dans le Confédération africaine, on doit partir pour les poules inshallah. Ils sont encore dans le test. hari abakinnyi bakiri mu igeragezwa ubwo bazabimenyeshwa hari abakinnyi bagomba gutegereza imikino ya gicuti kandi hari n'abakinnyi bagomba kwirukanwa ejo kuko turatangira gukina imikino ya gicuti hagati yacu bamye yuko ejo bazagenda tuzagenda
tureba nuko bitwara kuko hari abakinnyi ntazi nubwo hari abo nzi rero ntegereje imikino ya gicuti ngo ndebe urwego rwabo nkeneye kubabona bitari mu myitozo ahubwo mu mikino ya gicuti ndetse no mu mikino izwi ariko biratandukanye abakinnyi bose bari beza mu myitozo gusa hari n'abashobora kuba babi mu mikino ya gicuti rero tugomba kubyitaho byose kuko ntabwo dukeneye gufata abakinnyi batazafasha Rayon Sports muri uyu mwaka. Et le match officiel, tout ça diffère. Parfois, un joueur il est bon dans l'entraînement, il est mauvais dans le match amical. On doit prendre une grande précaution pour ne pas prendre des joueurs qui ne vont pas aider Rayon Sports. Inch'Allah. afamwe ya Lotfi umutoza w'ikipe ya Rayon Sports aratuganiriye pe atubwiye isura y'ikipe uko ihagaze bimwe nko mu bintu bitatu wenda navuga nsigaranyemo. Lotfi aravuga ko ikipe ya Rayon Sports irimo kugura abakinnyi beza bashobora kugura kuko yarayikurikiye azi uko yari imeze umwaka ushize w'imikino. Intege nke Rayon Sports yageze kugira ngo byavireho kutesa imihigo arazizi. Abakinnyi beza Rayon Sports yari ifite arabazi azi n'abakeneye kongeramo. Hari details z'ingenzi avuze ko bazongeramo abakinnyi b'abanyamahanga bakomeye soko ritarafunga, harimo abanyarwanda baziyongeramo soko ritarafunga, hari n'abagomba gusezerera bari mu igeragezwa binyuze mu mikino ya gicuti bagiye kugenda bakina. Hari abo bisaba imyitozo n'abo bisaba imikino kugira ngo umenye ubwiza bwabo kuko Rayon Sports ifite abakinnyi benshi bari mu igeragezwa bari mu myitozo batari abakinnyi ba Rayon Sports. Birahura neza n'icyo Wasili watangazaga mu kanya nubwo nawe bivuga nyine mu mvugo irimo hype nyinshi ariko iyo ukurikiye amagambo neza uravuga ko Rayon Sports ifite abakinnyi beza iri kongeramo imbaraga ariko wavuze ikintu utavuze. Avuze amatsinda, avuze ko ikipe ya Rayon Sports ari kwibaka nk'ikipe izakina amatsinda ya Confederations Cup. Uyu ni umutoza uzi gutangaza ndamwemeye. Ibishinga hagati bishimangire amatsinda mutekereza ko Rayon Sports zishize ntabwo yigeze ibona igikombe cya shampiyona, tegeze itwara igikombe cy'amahoro. N'abakunzi ba PRFC bibaza impamvu bazakina Rayon Sports kuri Super Coupe byavuzwe na chairman wa PRFC bivugwa n'umuyobozi wungirije w'icyubahiro wa PRFC ya Fande CDS avuga ko n'abatumva impamvu bazakina Rayon Sports itaratwaye igikombe na kimwe bakanakomeza bakavuga ko bagakinye na Gicumbi yatwaye igikombe cy'ikiciro cya kabiri nubwo atari nyina atwaye igikombe kuko harimo na Espoir yatwaye igikombe cy'ikiciro cya gatatu impamvu batayivuga. Ariko ekipe itarashoboye gutwara igikombe na kimwe kiri lokale Wasili muhera he mutekereza amatsinda at least mutaravuga n'igikombe cya shampiyona cy'umwaka utaha w'imikino. Buri gihe iyo Rayon Sports irimo iriyubaka ntabwo tureba hano kubera ko hano nta kihaba, hano se habiki gike cyari ntabwo mwagitwaye. Yego ntitwagitwaye ariko tekereza nk'ikipe ishobora kujya ku isoko igaspendinga urugero miliyoni 250 miliyoni 300 tukaba turi guhatanira igikombe cya shampiyona cya miliyoni 25. Andi mafaranga ashobora kwiyongeramo ayimufatanya bikorwa berekana shampiyona ugashyiraho andi make. Ni kuvuga ngo wamatsimije amafaranga ashobora kuva hano mu Rwanda ni miliyoni watwaye ibikombe bibiri, watwaye Peace Cup, watwaye shampiyona, watwaye nayo ngayo y'umufatanya bikorwa berekana amashusho. Uramutse uteranyije ayo mafaranga wasanga aribwo wabona umwataka ikipe ya Rayon Sports yaguze umukinnyi umwe igikombe cya shampiyona cy'amahoro n'utwo dukombe twose tundi. Yego nayo y'umufatanya bikorwa nuyashyiraho nibwo wabona miliyoni 45 nibwo wabona amafaranga ikipe ya Rayon Sports yaguze mu mwata umwe gusa. Ikipe rero iri kumininga ubucuruzi icyo wagakwiye kubutagetinga naho hantu hari amafaranga kuko ikipe y'umupira w'amaguru nayo ni igikorwa cy'ubucuruzi burya. Amafaranga Samiri wenda araza kutwibutsa Confederations Cup kugera mu matsinda harimo miliyoni zirenga 500 z'amafaranga. Already ukimara kubona qualification kweli mina makipe abiri gusa wowe ukibona itiki ubu ngubu ahamugeze kuba muzakina ahanga kuba tuzakina harimo miliyoni 140 uri kumva icyo kintu yego kuba tuzakina irushanwa gusa miliyoni 140 ziriyanditse ntabwo turakina
aho ntiturakina uzirimo miliyoni 140 aho harimo ibikombe bya shampiyona bingahe harimo ibikombe bya shampiyona nk'imyaka 7 oya urakabije baretse kimwe ni kimwe 25 inshuro enye ni miliyoni 100 ni ibikombe 5 so gutwara ibikombe 5 bitanu n'igice n'icyamahoro kimwe bitanu n'icyamahoro njyewe nkimara kubona qualification gusa aperi bitandatu itwaye ifite nibwiri kugezayo mafaranga ikintu Rayon Sports irimo iratagetinga twebwe turimo turabara amarushanwa mpuzamahanga ni nacyo kibazo nabonye abantu barimo baribaza mbese nkuko tubona ngo muri murashyiramo abanyamahanga benshi ngo mufite makuru yuko ngo shampiyona izongerwa mu abanyamahanga nta kibazo nashaka azakina abanyamahanga 2 cyangwa 1 nta kibazo dufite abanyarwanda twashyira muri iyo shampiyona yanyu nta kibazo ariko icyo turimo turabara turi kweyiminga ibintu biri haya niba tugiye ku mugabane wa Afrika ese niba dushobora kugenda tukajya mu gihugu cya Tunisia ntabwo twagura umukinnyi muri Premier Division umunyatunisia ariko se byibuza umukinnyi muri Deuxième Division twamusinyisha mwiza urashaka kuvuga Mohamed Shelley igisubizo ni yego uwo muti w'amaso nuze muri shampiyona nta kibazo azabakinire azaze abashimishe nka kabiri kuko hari ibibuga atazageraho mbanze nteguza abantu hakiri kare hari ibibuga atazageraho abantu biwanyu Musanze Cheri ntago azakinira hari hano ariko ngo baragikoze niyo makuru ntago baragikora bakora batakora abantu bimusanze nimumubona azaba ari kuri mana mfasha hari ibibuga atazageraho no kumubona asuza abafana Stade Amahoro yarakonfirmye azayikinira kuko ni nazakinira amarushanwa mpuzamahanga Nyamirambo Kigali Pele Stadium yayikandagiye ejo bundi yarayisuye yarambwiye ati omwe nubwo ari ibisima ku ruhande ariko nta kibazo nzagerageza makinireho gakeya yabisima yarabitinya bijyaho arabanza amava cerebral akaba arakomeretse yavuze ati ariko ntacyo nzahakinira kuko ni stade ya kabiri mu gihugu nayo nta kibazo Huye aracyariho akaduti ariko nari hafi gukonfirima uwo mukinnyi kumuzana ntago ari umukinnyi ubuje ngo akinize shampiyona za hano kuzana umwataka nka Shadrack Bing Bero ndakumenyesha ko ubu yari kwirukanka 100 metre yanyuze kuri iriya kamera yo kumuhanda iramufotora kilometero 60 ku isaha yanyuzeho kamera irafotora n'amaguru kamera ishobora kumufotora agenda n'amaguru yego we ari kwirukanka 100 metre ye umuvuduko w'ibirometero 60 ku isaha ndateguza abadefanseri azakina nabo si benshi nabo afite match azakina muri shampiyona ariko azaba top scorer abadefanseri agiye guhura nabo niba utakirukanga ngo kamera yo ku muhanda ifotore komeza imyitozo ntunaryame mu kanya turagira kundi mukinnyi Rayon Sports igomba gusinyisha biturutse ku bafana mbere yuko abafana batangira kukwita umubeshyi kuri YouTube ndagira ngo usobanurire abantu WASILI ndagira ngo usobanurire abantu uwo niwo bivuze ariko impamvu oya hari n'abanyandikira bavuga ati tunyomoreze ndagira ngo unyomoze ndagira ngo like ubwire abantu ikintu wavuze igisobanure mbere yuko batangira kwita umubeshyi yego 11 bazaba ari abazungu ni hashtag watangije kuri social media numwe bose n'abazungu wanabitangarije rwose afande CDS guti 11 bazaba ari abazungu uzangana 11 abazungu washatse kuvuga iki niba mwana byumvishe neza nimo ndahunga ibintu bya shampiyona ya hano washatse kuvuga iki 11 n'abazungu iyo niyo hashtag ntabwo navugaga ko Rayon Sports izagenda ijye muri mu Bwongereza izana abazungu yikoze muri Pays Maghreb izana abazungu yikoze muri Espagne izana abandi bazungu yikoze oya sibyo navugaga imitekerereze ya kizungu 11 n'abazungu 11 bakina nk'abanya-Espagne bakina nk'abadage bakina nk'abongereza ugukina gusa banatekereza nkabo Lorenzo aba bantu imitekerereze yabo sorry to say so ntago ndi gukinagaza imitekerereze y'abanyafrika ariko natwe turiyizi ntihari abantu bajya bakubwira bati inama nizi saha wowe wenda ukahagerera kugiye saa 8 ukabona undaje saa 9 ati se uje saa 9 ngo nongeyeho ya saha y'abirabura iyo saha y'abirabura rero umukinnyi yifite mu mutwe ntago ari gusinya muri Rayon 11 n'abazungu kubera ko sezishize hari ibintu twanyuzemo tubona abantu badafite imitekerereze ya kizungu dufata icyemezo cy'uko abantu bafite imitekerereze nk'iyo ngiyo batazongera gukandagira muri Rayon Sports na rimwe hari n'abinginze bararira batireka tugaruke twahinde natwe twabaye abazungu turabwira tuti nta muntu ugorora ikijumbe uko gikuze nuko kiba kimeze nyine niba utari umuzungu mu bwana nyine komeza ujye gufata jyaho hantu bafite imyumvire nk'iyo
11 rero b'abazungu si abazungu ku ruhu ni abazungu mu mutwe. Iyo myumvire rero ni iyi, dukeneye abantu bari passionate mbere na mbere, bakunda icyo kintu barimo barakora, ku buryo umuntu abantu babiha umutima bakora ibintu babihaye umutima wose. Ntabwo turimo iki kintu turimo turavuga passion ntabwo ijyana n'amafaranga mbere na mbere. Ifaranga ryakurikira passion, harabanza passion. Twebwe Rayon Sports turiyizi, umwaka w'imikino uko uzagenda turakuza. N'umuntu uzaza muri Rayon Sports ari kubanza kwigishwa Rayon Sports icyo ari cyo, bitazageramo hagati ngo tugwete ariko bite oya, keep wait. Iyo myumvire ya kizungu rero niyo navugaga, yahahanda umuntu yitangira icyo akunda akagiha umutima wose, ibindi bisigaye bikaza ari inyongera ku cyo ari buze kubona nyuma yo gutanga wa mutima. Niyo mpamvu rero 11 b'abazungu, ubu line-up tugeze mu 8 Ruzungu, abazungu 8 ubu ngubu twamaze kubabona, hasigaye 3 igihe bari buze kwinjiriramo na ya matsinda famille yavugaga. Turasubira muri kimwe cya kane ahubwo. Matich, leadership ya Rayon Sports murayishimira ko yabaguriye abakinnyi, harimo n'umukinnyi uhenze rekoro mu mateka ya Rayon Sports, rutayizamu. Babaguriye abitwa barushema Chris, abadefanseri, baguze umuzamu, baguze abamediateri n'abandi benshi bakiri mu igeragezwa. Ariko hari umukoro fan base ya Rayon Sports yahawe, bimaze kuba ngarukamwaka. Buri window ya sama mbere yo gutangira saison, Rayon Sports abafana hari uruhare bagira mu kwigurira umukinnyi. Mwaka ushize batumye Kevin yongera amasezerano, baramwiguriye. Mwaka wari wabanje biguriye Joachim Ojero. Ubu ngubu abariyo barasabwa kugura nde, barasabwa iki, bigeze barukurikira ni benshi. Kuri YouTube bari 3700, kuri FM hari 4,000,000. Ubwo harimo abariyo runaka ariko bariganje ko turi kuri Rayon. Ni bose. Bihagaze gute kwigurira umukinnyi, gahunda igeze? Reka mbanze nshimire cyane abo abareyo cyane badukurikiye, nanabashimira ko iki gikorwa wari ubivuze ko umwaka ushize twari twagikoze kuri Witegure, nitasha ubuyobozi buduha, kubera yuko campaign ubururu bwacu agaciro kacu ni kimwe mu bikorwa abafana ba Rayon Sports bakora. Target abari hari kugira ngo nibura natwe mu gutangira umwaka w'imikino natwe tugira uruhare mu kubaka ekipe. Urabona ekipe bigizwe n'ibintu byinshi, abakinnyi barenga 20 na 30, uretse umwaka ubuyobozi bwatwe ko buzakoresha munsi ya 30, ariko nibura muri abo 30 muri izo miliyoni 100 ubuyobozi babusabwa gushaka. Ese campaign ubururu bwacu yadufashaga n'uburo kuvuga ngo twebwe abafana, twebwe muri ekipe iri kubakwa nibura hari icyo twakoramo. So ngira ngo yatangiye 2018 dutangira twigurira Cyiza Hussein. 2019 ntabwo twabashije kugura na 20 kubera bya bintu bya covid byajemo, bituma 2021 nabwo tutagura. 2022 nibwo twatangiye tugura Ojera. Ayasabwaga turayatanga, ndumva twaramuguze yarenga $15,000. Umwaka ushize nk'uko wari uvuze tugura muri Rekeve. Uyu mwaka rero twarenze ikintu cyo kuvuga ngo tunashimire cyane komite, yaravuze ati tubakeneyeho $50,000,000. Iyo niyo tashe ngira ngo niba mwara kuri iki kiganiro twakoranye na President Monzoga, aho twasoza mu mwaka w'imikino muri fan base, muri contributions zitandukanye, tugira ngo dutangire uyu mwaka. President yadusabye ko nibura twashaka $50,000,000. $50,000 binyuze Rayon Sports ifite kwibaho, ifite abafana, hari fan club, imiryango ya Rayon Sports fan club, ariko hakaba n'akanyenyeri n'importe qui n'abatarafana ba Rayon nabizara batanga amafaranga. Yego, aha rero twavugaga abafana bavugaga bahe, twavugaga urabona ikintu gikorwa cy'ubururu bwacu akenshi tuba dufata bano bafana fan base, of course za fan club zose za Rayon Sports, kongeraho n'abafana bandi bataba muri fan club, kuko uyu munsi none turufite abafana babiyumbuye muri za fan club bagera hafi mu 2,800. baracyari bake cyane ugereranyije. Abafana bari muri fan club ni 2,800 gusa. Yego, baracyari bake. Rero ntibakuzana na stade y'Inyamirambo. Oya, baracyari bake. Niyo mpamvu mu bukangurambaga dushaka yuko twifuza yuko umusaruro bavamo, kuko nibura buri kwezi babasha gukusanya arenga $6,000,000.
bivuze ngo uwo musaruro uracyari muke ntabwo ari bibi ugereranyije nuko cyatangiye. Target ni iyihe kuri fan club? Nibyo navugaga kuri uyu mwaka ubushize fan club zatanze arenga miliyoni 25 muri iki gikorwa kuvuga muri iki gikorwa cy'uburundi. Okay. ko tugiye kureba ku musaruro rusange fan base yonyine fan club uwo musanzu wavuyemo urarenga miliyoni 80. So ndi kuvuga rero muri iki gikorwa umwaka ushize twagereye muri miliyoni 25 twigurira muri rekeve, ariko turavuga ati ekipe irahenda. Uyu mwaka umukinnyi waguraga miliyoni 20, uyu munsi miliyoni 20 n'umwaka umwe. Ushaka umukinnyi mwiza twirirwa tubwira ubuyobozi ngo mutugurire abakinnyi beza. Niba ubuyobozi buvuga buti tuzanye Big Bear Shadrack ku bihumbi 30 n'urugero, twebwe abafana bandi ni gute natwe tujya gushaka ibihumbi 30? Reka natwe twishakemo ubushobozi bufatika. Miliyoni 50 perezida yadusabye ntabwo twazisuzugwa, ariko twaravuze ati perezida utubwiye ikintu cyiza ni byiza, ariko reka twebwe dushake miliyoni 100. Miliyoni 100 niyo target twihaye. Muwe buryo umwaka ushize niba mvuga ko muri fan club bavuyemo miliyoni 25 zirenga amafaranga make, abafana basanzwe batanze arenga miliyoni 8 muri iki gikorwa. Izo ni hafi miliyoni 30 zavuyemo. Turabatuke uyu mwaka reka tucyagure kibe fan base muri ibice bitatu. Ubu ni ibice bitatu. Fan base ubwo ni za fan club ziri gukusanya zigomba gutanga umusanzu w'ukwezi kwa gatandatu ndetse no kwa karindwi. Yego uwo musanzu ntabwo wageze muri Rayon Sports. Impamvu utagerayo ni ikintu kimwe nuko burya dutanga umusanzu muri saison regulier ya championnat amezi 10 kuva mu kwezi kwa 8 kugera mu kwezi kwa 5. Abantu babyumve neza. Hanyuma ukwezi kwa 6 no kwa 7 hamwe abantu baba bari mu kiruhuko, ntabwo musanzu usanzwe ntabwo tuwutanga. Ahubwo none dukora iyo contribution special cyo gikorwa twise ubururu bwacu agaciro kacu. Dufata wa musanzu ukwezi kwa 6 no kwa 7 tukongeraho icyo dushoboye, hanyuma tukagitangira rimwe mu buryo bwo kugura umukino. Tukatwongera kugaruka mu kwa 8 dutanga umusanzu. Yego. So ibyo bice bitatu rero navugaga harimo za fan club. Uwo musanzu uzatangwa nyine bisanzwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8, ubwo n'umusanzu kwa 3 no kwa 7 ndetse n'andi bazarenzaho. Kongeraho akanyenyeri 008 ku mufana usanzwe utabarizwa muri fan club. Ari nabo 008 ni code ya Rayon Sports. Ari nabo bantu turimo gushimira cyane. Uyu munsi mwabibonye ni mugora day 3 uko byagenze. Baretse kugera mu mibare. Kugira ngo gisobanuke aya mafaranga Rayon Sports ishaka nayo kwigurira umukinnyi, sibyo? Kuki ndibaza hariho deadline yo kuba amafaranga yabonetse ngo umukinnyi yaze. Umutoza ari mu myitozo ari kumwe n'abakinnyi barimo gutegura saison yo day super coupe na saison muri rusange. Niba deadline ya fan club biri mu kwezi kwa 8 hazabona iminsi 5 kugira ngo umwaka w'imikino utangire, sibyo? Niba aribwo muzaclosing iyo gahunda amafaranga akaboneka, umukinnyi azaza shampiyona yatangiye cyangwa iri gutangira ataritoje n'abandi, cyangwa ahantu abayobozi bababwiye bazakura amafaranga bakamusinyisha wenda mukaza yasubizaho. Ibyo bintu bisobanuke. Niba munabaza n'abayobozi mubabaze babaha amakuru muyatangarize. Bizagenda gute ko umukinnyi akina mu icyo navugaga mu kanya? Uyu mwaka twarenzwe rwo kuvuga ngo turagura runaka. Reka mushobora no gusanga n'ikipe yamuguze mukomeje gutyo bashobora kumugura abandi. Ntabwo ariyo target twashyize turagura runaka. Twavuze ko tujye gushaka miliyoni 100 zizahabwa ubuyobozi muri gahunda yo kugura abakinnyi. Bo uko babigenza ntabwo dushaka kumenya ngo ubuyobozi burasinyisha abakinnyi nkuko bisanzwe. Contribution yanyu izaza yunganira. Ari uwo bapromisinga, ari uwo bahigice, ari uwo bavuga bati wowe amafaranga yazishyurwa n'abafana. Twebwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa 8 tuzakurozinga tubwire president tumwete ngaya amafaranga yo kuri code, ngaya aciye kuri konti, ngaya yavuye i Burayi, ngizi miliyoni 70 kemura ibibazo.